amagambo 10 Imana ishaka ko wumva niba amasengesho yawe atarasubizwa. Niba umaze igihe usenga ukaba warageze naho uvuga uti Mana nzategereza kugeza ryari, wenda wararize se, wenda se uracecetse, wenda hari n'igihe wibaza uti ubundi Imana iracyanyumva. Uyu munsi ntugende, ndashaka kumva amagambo 10 ashobora kugufasha gukomeza kwizera ndetse ukazagera no kuri bya bindi byose uhora usengera. Ijambo rya mbere, ntugacike intege. Kuba amasengesho yawe atarasubizwa ntibivuze ko Imana itakumva. Komeza, nubwo waba utarabona icyo usengera, komeza gusenga, Imana irabizi kandi irasubiza. Ijambo rya kabiri, burya Imana irumva. Hari igihe usenga ukabona nta kintu gihinduka, ariko ntukibwire ko Imana itari kukumva. Irakumva rwose. N'amasengesho uvugira mu marira, ukurira, uko utakamba, ayo yose irayazi. Komeza wizere, Imana irakumva. Ijambo rya gatatu, ntabwo ukwiriye kugira ubwoba. Hari igihe ibintu bishobora kugera aho wumva nta cyizere gisigaye, ariko ntukemere ko ubwoba bugutegeka. Komeza kwizera, ibyo ubona uyu munsi ntabwo ari byo bigena ejo hawe. Uyu munsi uri mu bigeragezo, uyu munsi urahangayitse. Ni benshi bagiye baca mu bihe bigoye, uyu munsi akaba babara ahangayitse, ariko bugacya ameze neza. Ejo Imana ikamuhindurira amateka. Ibyo bibazo bitandukanye uhora usengera uyu munsi, ejo Imana yiteguye kubisubiza. Ijambo rya kane ugomba none kumva ndetse ugasobanukirwa no kwihangana. Nzi ko gutegereza bitoroshye, cyangwa se wenda birashoboka yuko umaze igihe kinini utegereje, umutima wa muntu ugira intege nkeya, ugatangira kumva usa n'uri kurambirwa. Ariko hari ibintu burya bidahita bibaho. Uba ugomba kwihangana. Igihe cyo gutegereza ntigisobanura ko Imana yakwibagiwe. Niyo mpamvu abantu bose bagiye biringira isezerano ry'Imana ntibigeze bakorwa n'isoni. Komeza wihangane, ukora ibyo usabwa, Imana izagusubiza mu gihe cyiza kandi gikwiriye, ndetse inaguhe byinshi bijyanye n'uburyo ki wihanganye. Ikindi kintu cya gatanu, cyangwa se ijambo rya gatanu ukwiriye kuba wakumva, irinde kwigereranya n'abandi. Burya ushobora kubona undi muntu asubizwa vuba, ukabona ibintu bye byose bigenda neza, ukibaza uti uriya muntu uko dusengana wenda cyangwa se ko mubona na hariya, ibyo byose nkaba mbona bisubizwa, kuki njyewe ntahita nsubizwa? Ahangaha ushobora kwibaza uti kuki ibyanjye bitinda? Reka nkubwire ko urugendo rwawe rutandukanye cyane n'urw'undi. Ibyo Imana iri gukorera undi ntibivuze ko yakwibagiwe. Kuba runaka Imana yamusubiza ntibikwiye ko nawe izagusubiza. Tegereza igihe cyawe cyiza, Imana isubiza mu mwanya wayo mwiza, ndetse ikanagusubiza n'ibikugenewe kandi bigufitiye umumaro. Erega tekereza ko ibyo uri kwifuza uyu munsi bishobora no kukwicira ubuzima, cyangwa se bikakwangiriza ubuzima. Imana ikabicisha mu bundi buryo, ikavuga iti nzabimuha muri iki gihe iki n'iki. Nibwo azaba amaze kumenya kubyakira, nibwo bizabasha kumugirira umumaro, nibyo azagiriraho imigisha myinshi, ni nabyo bizamufasha kuba ameze neza kandi akishima. Irindi jambo rya gatandatu naryo ukwiriye kumva ni ugukomeza kwizera. Kwizera burya biroroha iyo ibintu biri kugenda neza. Umuntu wese yakubwira ko yizera mu gihe abona ibintu bimeze neza, ariko kwizera nyakuri burya ni ugukomeza kwizera n'igihe utarabona igisubizo. Niba ntacyo ubona, ugakomeza ugashikama ukizera. Komeza wizere rero, Imana irabizi kandi yiteguye kugusubiza. Ijambo rya karindwi, ntukibwire ko waretswe, wasizwe cyangwa se utumvwa. Hari igihe ushobora kumva uri wenyine, ukibwira uti njyewe nta muntu unyumva, ariko ntukibwire ko Imana yakuretse. Nubwo waba utari kubona igisubizo, ntibivuze ko Imana itari kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe, ndetse mu gihe nyacyo yiteguye kugusubiza iby'amasengesho, ibyifuzo bitandukanye uhora usengera umunsi ku munsi. Ijambo rya munani, komeza gusenga. Ntureke gusenga kuko utarabona igisubizo. Ntureke kuvugana n'Imana kubera yuko uvuga uti nategereje igihe kinini, nta kintu na gito wigeze umarira. Bwira Imana ibiri ku mutima wawe, niyo amagambo yaba make, niyo wasengurira. Komeza gusenga, Imana irahari kandi uwo mutima wawe wihangana, uwo mutima uri gusengera mu marira, ibyo byose Imana irabibona, izagusubizanya ibyishimo na ya migisha myinshi. Ijambo rya 9,
ugomba nanone kumva ndetse ugasobanukirwa ni ugukomeza kugira icyizere. Wenda uyu munsi ushobora kuba uvuga uti ntabwo nzi uko bizagenda, nibyo ushobora kutabimenya, ariko ushobora gukomeza kugira icyizere. Ejo hawe ntabwo harindwa n'ibibazo urimo uyu munsi, oya, nta nubwo ejo hawe ahashingira ku bibazo urimo uyu munsi. Kuba uyu munsi ukennye, kuba uyu munsi ufite uburwayi, kuba uyu munsi ufite ibigeragezo bikugarije, ntabwo bisobanuye ko n'ejo ari byo bizakubaho. Ibihe birahinduka, uwari umutindi uyu munsi ejo agakira, uwari ufite ibibazo bitandukanye ejo akaba ari we uri kubivura, uwari ufite bya bigeragezo ejo akaba ari we uri gutanga ubuhamya ku bandi bantu avuga ibyo Imana yamukoreye. Niyo mpamvu rero ugomba kubona iby'uyu munsi ukabibona nk'iby'uyu munsi, ariko ugatekereza yuko ejo Imana yavuga ijambo rimwe gusa ku buzima bwawe bukabasha guhinduka. Irindi jambo rya 10 ugomba kumva ari naryo rya nyuma, burya ntukemere ko guceceka kw'Imana kugutera kwiheba. Kuba Imana itari kugusubiza aka kanya ntibikagutere kwiheba. Iri ni ryo jambo nshaka ko wibuka cyane ndetse ukanarihoza mu mutima wawe. Niba Imana itari gusubiza ibyifuzo byawe aka kanya, niba Imana itari gusubiza ubwo bukene ufite aka kanya, niba Imana itari kugukiza ubwo burwayi urwaye aka kanya, ntibivuze ko yakwibagiwe. Niba utarabona igisubizo, ntibivuze ko byose byarangiye. Ugomba kwicara ukiryamira ukavuga uti Imana yarandetse. Ukomeza gusenga, ukomeze wizere, ukomeze utegereze. Kandi niba uyu munsi uri mu bihe bitoroshye, niba hari ikintu umaze igihe usengera pe, cya kindi uvuga uti iki nicyo kimba ku mutima, njya kuryama nkabyuka nkicara, aho nyuze hose nkumva nicyo kintu ntekereza. Niba ugeze rwose hahandi uvuga uti njye ndumva maze no kurambirwa gusenga bitewe n'uko ibyo nsengera byose ntabyo mbona, ndagusaba ikintu kimwe gusa, kwicika intege. Wenda igisubizo ntikiraza, ariko ntukemere ko gutegereza bigutwara icyizere. Ejo ushobora gusanga aribwo igisubizo cyawe gihari. Ibaza igisubizo cyawe kirejo ugacika intege uyu munsi. Wibuke yuko uko ukomeza gusaba, uko ukomeza kugaragaza ubushake ku icyo kintu gikeneye kandi wizeye, ibyo byose bituma Imana igusubiza kandi ikagusubizanya urukundo n'impuhwe, ikanaguha ibintu bikwiriye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ntukemere yuko gutegereza bigutwara ukwizera. Ugomba gutegereza, ariko ugategereza wizeye neza ko ibyo bintu bizabaho nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Umunsi umwe rero nibwo uzasubiza amaso inyuma, ureba aho wavuye, maze uvuga uti Imana yaranyumvise, Imana yarankoreye. Ugenda ubwiriza amahanga, utanga ubuhamya butandukanye, abantu bakumvireho bahinduke, bakurikira Imana bitewe n'ibigeragezo cyangwa se n'ibitangaza Imana yagiye igukorera bitewe n'ubuzima wabayemo. Reka nkubwire ngo Imana irakiza, reka tubihamye. Niba ukunze iki kiganiro, bitwandikire muri komenti utubwire ijambo wakunze kandi rikagukomeza.